Amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza, njyewe meze neza ndashima Imana, ndashimira abantu mwese mukunda Ketchup, abantu mukunda Ketchup TV show, abantu mukunda Mama Triple, abantu mukunda Mama Triple, Mama Kami, ndabakunda cyane. Imana ijye ibamera umugisha, Imana ijye ibamera amafaranga, buriya umuntu afite amafaranga aba afite amahoro. Nubwo amafaranga adakora ibintu byose 100%, ariko turayakenera kugira ngo tubeho neza. Amafaranga aba akenewe mu buryo bwa bundi bwose bushoboka, ariko reka tuganire ku kintu cy'ukuntu abantu tuba dushaka amafaranga, rimwe na rimwe wajya kuyashaka ukanata icyubahiro cyawe. Ariko njyewe simbabeshye, sindi mu bantu bashobora kwemera kubona amafaranga nataye icyubahiro cyanjye. Burya naburara cyangwa nkabwirirwa, ariko utazi n'ikintu cyo kumenyera ngo kubera ko ngo uzi ko ushobora kuba wamereza ibihumbi 10 mu gihe mbikeneye, cyane ko wabikenera nanjye nkabiguha cyangwa nkanaguharenza ayo ngayo. Njyewe niyo naba nguha 1000 cyangwa hari inshingano ngufiteho ku kwezi, ntabwo bishobora gutuma nkumenyera, ndakubaha nkakubahira iki. Ariko iyo unyisuzugujeho, ubwo nanjye mba mbona kukubaha atari ibintu bindeba. Ariko mujye mureka dushaka amafaranga tutibagiwe ko turi batoya, tuzakura turebe ibintu twakoze twumve dufite isoni, twumve ntabwo twari kubikora, ariko mu by'ukuri waramaze kubikora. So hari amahirwe rero y'uko, urugero nk'ubu ngubu hari umuntu ushobora kuba yifuza gufungura YouTube channel, akavuga se ubu ngubu nzagenda ngo njyewe ngo twakwicara ngo nkakuvugisha ngo isaha igashira, ubwo rero ngo mfungure ngo channel ntabwo yananira kuyitaho. Biratandukanye. Amafaranga ya YouTube arongoza, amafaranga yo kuri channel arongoza hahandi ariho usanga abantu bakora amabara. Ushyizeho ikiganiro kirarebwe gishobora no kugira views 1000, ariko mo imbere kikaba cyazanye umusaruro wa danje uruta uw'abantu bari kureba. Wowe ukibona aya mafaranga ukahita uvuga ati ni gutya, okay. Niba rero nicaye nkavuga ko Ketchup iriya nzu batariye, reka noneho ejo bundi nzavuge ko atari nawe wa nyawe, hari uwundi. Urwo ni urugero. Ejo ukaba ubonye ariyanditse, ugahita uvuga uti okay, kanze nataka uyu muntu, kanze nataka uyu nguyu, kanze ngire gutya. YouTube irongoza. Nimba uri umuntu ushaka kuza kuri YouTube ariko kandi ushaka kugumana ubumuntu bwawe, ntuzakorere kuri pressure y'amafaranga. Nubona yinjiye yaje ari menshi, ujye uvuga alhamdulillah, ushyiremo imbaraga, urebe ikindi kintu wakora kimeze nk'icyo, ako kimeze neza, kitari cyo kwataka umuntu runaka kugira ngo ukunde ugire ikintu ubona. Njyewe impamvu mvuze kuri ibi bintu, hari umumama wamamagaye ejo bundi arambwira ndashaka gufungura channel, ibiki n'ibiki, wangiriye inama. Mu by'ukuri wihangane, ntabwo twavuganye umwanya muremure, ni umuntu dusanzwe tuvugana, ntabwo tuziranye turahura, ariko ntabwo byankundiye bitewe n'uko nari ndi muri salo nagiye gusukisha inkindi na Kami, bari bunaboze mu mutwe. Abahungu nabo nari bajyanye kubogoshisha, mu bantu babonye vlog yanjye narabivuze. So njyewe ndi kumwe n'abana, nirinda kuba nafata phone cyane ngo nyivugireho, ngo ngire ibindi bintu byinshi. Kubera iki? Simba nshaka kumera nk'umuntu wacanganyikiwe, nyine ngo mere nk'umuntu ufite ibintu byinshi muri njye, kubera ko noneho mba ndi bunabatware. Muzi gutwara ujagaraye byonyine ni ikibazo, shyiraho n'abana. Abana murabizi, umwana bari hano mama ibintu byinshi. Gusa ni byiza, ntabwo mbyinubira, ariko ibyo byatumye ntabasha kuvugana n'uwo mama. Ndavuga nzakora ikiganiro. Hari n'udushaka kuba byibaza ko atamamagara cyangwa se atagira imbaraga zo guhamagara n'undi baziranye, wenda areba ibiganiro akagira ikintu abikuramo. Gufungura YouTube ni byiza kubera ko bisaba email gusa. Nta muntu bari bukubwire ngo urajya kumureba ngo kugira ngo channel yawe ikunde ibeho. Ngo ikindi kintu nabonye cyiza ni uko ukora channel ishingiye kuri wowe nyirayo, apana kuvuga ngo channel yanjye ngiye kuyifungura ngamije kuba yashingira ku bandi bantu, kuko ushobora kuza abo bantu wibwiraga ko baguha support ntibayiguhe. Kandi reka mbabwize ukuri, hari ubwo ushobora gufungura channel
turi inshuti ukumva ko cano yawe ngewe nzajya nyirirwaho, ntabwo bibaho. Cano yawe ntabwo negetswe kuyihoraho kubera ko turi inshuti, no 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 no, kimwe nk'uko nanjye nyifite kandi hari abantu b'inshuti zanjye batayihoraho. Fungura cano mbere na mbere utarebye ngo Ketchup ni inshuti yanjye ntabwo nzabura ibiganiro ahari, hanyuma nanjye mfite cano. Turetse n'ibyo ngibyo ntabwo ni ubushake nayizaho cyangwa sinyizeho, kandi bigatuma ubucuti bwacu bukomeza. Fungura cano, nta muntu uzasaba amafaranga kugira ngo uyifungure, upfa kuba ufite email. Fungura cano ufite ibyo ugiye gushyiraho, wikumva ko urugero nk'ibyo nari mvuze, turi inshuti ko nzajya nyizaho. Nimba uri inshuti n'umusitari runaka wumve ko ariwe uzajya uyihoraho, ese aramutse ayihozeho wowe wakora iki kandi ariwe nyirayo? Ibyo ngibyo biveho. Urugero, ushobora kubona aya mafaranga yatangiye kuza n'ibiki byose, uri guca aho ngaho bakakubwira ati iki kintu ubushize wakoze twaragikunze n'ibiki byose, ugatangira nyine ukayagara ugakora amabara. Sha ni ukuri ngewe ntabwo, hari inkuru nyinshi uba ubona uba utekereza nk'undi muntu atekereza uri inyuma ya kamera, ibi bintu kuki utabivuzeho kandi ubiziho se, ibintu se ko utagize gutya ngo twumve ngo noneho ngo haharawe gushyiraho umucyo. Ni hehe ko utagize gutya? ngewe izo boro ntabwo nzibamo, kereka ari ibintu mbona bishingiye kuri ngewe cyane, bifite abandi bantu bishaka kuyobya nka kwa kundi hari umuntu unyiyitirira, kuko mba nzi ngo hari bitari bworohere kumva ko atari ngewe, amafaranga akayatanga. Biriya byo nshaka kuza nkavuga mw'abantu mwe ihangane ugire gutya na gutya, uriya muntu ntabwo ari ngewe baranyiyitirira bimeze gutya. Ariko ntabwo ari buri bintu byose muntu ushaka gukorera kuri YouTube uzajya ubona ngo uzubivuge uzuhimba ibintu ngo dukunde tukureba. Tuzakureba rimwe, ubwa kabiri ntabwo tuzakureba. Ibindi buriya akazi kariko kose gukorera kuri YouTube biravuna. Umuntu ushaka kuza gukorera kuri YouTube uzaze ubizi neza ko uje kuvunika, uzaze ubizi neza ko uje kuvunika. Uzavunika nk'uko umuntu udoda avunika, uzavunika nk'umuntu ukora muri banki ukuntu avunika, uzavunika nk'uko undi muntu uwo ari we wese avunika. Gukorera kuri YouTube ntabwo biba bisobanuye ko umuntu atagira akazi, ntabwo biba bisobanuye ko uravunika. Nimba washakaga kuza gukorera kuri YouTube kubera ko ibindi byakugoye ubona bivunanye, iyo umuntu yicara akavuga iminota 10 ikaba iruzuye, iminota 20 ikaba iruzuye, ibyo bintu rwose ntuzabitekereze. Niba unabifite bubyikuyemo ibyo bintu, uba uretse no gufungura iyo cano, cyangwa se urebe ukundi kuntu bigenza. YouTube iravuna nk'uko indi mirimo yose ivuna. Nk'ubu ngubu dushobora kuba tuziranye, ufite botike ucuruza ibyo kurya n'ibyo byose, nkaza nkakubwira sha naba nawe akazi kawe ntabwo kavunanye, kubera ko ntakabamo ntanagahoramo buri munsi. So ikintu umuntu rero atarimo wese aba yumva ko kitavunanye, ariko mu by'ukuri kiba kivunanye. Gukorera kuri YouTube ukamara igihe kirekire ntabwo bisaba kwihangana, bisaba guhitamo ibyo ukora, bisaba kudakorera kuri pressure, bisaba kutivanga mu byo ubonye ibyo ari byo byose. Ngewe niko mbibona, bisaba ko ufite umurongo wawe runaka ugenderaho. Buriya ni byiza mu buzima busanzwe kugira umurongo ugenderaho, ni na byiza mu kazi kugira umurongo ugenderaho, kubera ko ni kimwe nko mu rukundo. Iyo ufite umurongo ugenderaho ntabwo upfa gufata ibintu ubonye. Nimba hari umuntu uri aha ngaha udafite umurongo agenderaho mu bintu runaka agomba gukora, we aranyumva cyane. Buriya kutagira umurongo ugenderaho biravuna, birajagaraza, bituma mbabwire gute, ngewe si ukwitaka si ukwiyemera, ariko ndi umuntu ufite ukuntu atwara ibintu bye gake mu buryo bwanjye, kandi naje gusanga ari byiza. Naje gusanga bimfasha kuba naba ndi kumwe n'abantu nkanatandukana nabo neza, no kuba hari ibintu bitaza ngo bihite byidumbukiza gutya gusa nyine ngo mbone birabaye gutya biramupango. Iyo nyine wavuga ngo
umuntu wese uje mu buzima bwawe aba afite ukuntu ari bugutware, uri mu kazi ariko kubera ko nta murongo ntaki, nyine iyo umuntu adafite umurongo agenderaho mu bintu ibyo ari byo byose biba ari bibi cyane, biba ari bibi. Buriya kugira umurongo ugenderaho, kugira amahame, kugira ibintu nyine byawe biba biri ku murongo, ibindi bikaza nyuma. Ntabwo aba ari ukwiyumva, ntabwo aba ari ukwirata, ntabwo ari ukuba utazi kubana n'abantu. Ahubwo kugira umurongo ugenderaho bifasha mu bintu byinshi, byinshi cyane kabisa, byinshi byinshi byinshi. So rero ndi kumva mbivuzeho ibishoboka. Ibyo nzi simaze igihe kirekire cyane kuri YouTube, ndumva ari imyaka 2, ariko iyo myaka 2 nshimira Imana ko bimeze neza ngiye kugeza kano kanya. Kuri njye bimeze neza, nta pressure nkoreraho, nta mabara njyamo kugira ngo nkunde mbone views cyangwa se nkunde ngire ibindi nkora. Nshimira na leta y'u Rwanda. Ubu ngubu ntabwo umuntu akifata ngo aze yicare kuri YouTube akujyeho akuvuge akugire guta. Sha ubu ngubu bimeze neza. Ngwino kuri YouTube ukorere amafaranga arahari, ukora utuntu nyine tw'udushya, amafaranga arahari kuri YouTube. Mpamya ko hari abantu baba bakorera kuri YouTube nta n'ibindi bintu bafite bakora mu buzima busanzwe kandi bakaba bariho banariho neza, bameze neza. Ngwino ukore iriho amafaranga, ubundi wiragize Imana igushyiriremo imigisha. Buriya ibintu byose dukora mu buzima hatarimo akaboko ka Nyagasani ntabwo bikunda. Iyo usenga ukirinda no kwifuriza abandi bibi, buriya Imana iragushyigikira ikaguha umugisha ugahirwa n'ibyo ukora. So rero ibyanjye ndabivuzeho. Niba uri umuntu wumvaga ko kuza kuri YouTube ari ahantu ho gukorera amafaranga ariko waregeje, ari ibintu byoroheje, YouTube mbisubiremo iravuna bro, iravuna. Ushobora kumara iminsi ngaho utari kwa uploadinga ukibaza mana nkora iki. Ntabwo ari kuri uriya muntu aba abyifuza. Hari igihe bavuga ati okay, aho kugira ngo ngende nicare mbwire abanyarwanda ibintu nahimbye, usanga hari undi muntu biri kubabaza cyangwa sosiyete ndimo ndayiyobya, reka mbireke. Ejo ukumva ukoze ikiganiro nibwo ukiza bakuvuzeho, ubonye comment mbi, ubonye ibi n'ibi, nyine uratangiye uratese, turi kwibaza ibintu byinshi cyane. Icyiza ni ugusenga, icyiza ni ukubijyamo ukagenda gakeya, ubundi Imana ikaguhezagira. So ngana ku musozo ariko hari akantu ushaka kwibariza. Hari abantu bambwiye yuko ngo amavuta imashini iyi ngiyi idoda cyangwa zimwe abantu biyogoshesha ngo avura imvuvu, ngo mu buryo bwihuse. Mumbare mumbwire, mundebere. Ibi bisuko nabisutse tariki 17, ariko birambereye. Ndifotoje. Nabisutse tariki 17 z'uku kwezi turimo. Uyu munsi tugeze tariki 28, no 29 nimba ntibeshye. Ibisuko ubu ngubu ni uko wenda hano ndi kubona biri gusa neza ariko birimo imvuvu. Mfite amavuta avura imvuvu ariko murabizi biba bisaba kugendagenda gake gake. Ariko umuntu yari yambwiye ngo nkoresheje ngo amavuta y'imashini ngo bikoramo byihuse. Ariko ni ubwa mbere mu buzima nari mbyumvishe, ndavuga ko ninkora ikiganiro nzabaza nimba hari umuntu uri hano uri kureba iki kiganiro akaba yarayakoresheje akamukorera, ambwire niba koko nimba akora cyangwa ukaba ubizi neza ko akora, umbwire. Ndashaka kugerageza ndebe ko nayashyiramo ku buryo nibura bitari butume mpambura ibisuko byanjye, kuko bino bisuko narabikunze, nakunze ukuntu bamvangiye kano kamenshi, mba mbona bimeze neza, ntabwo birasaza cyane ku buryo nahita mbihambura. Ariko nabonye umuti, reba ukuntu hano bimeze neza, nabonye umuti umfasha, byansaba kubyogamo kandi njye ndamutse mbyozemo n'umusatsi mfite byahita bishokora nkora ndetse bimera nabi cyane, ugasanga bise binsaba guhambura, kandi ni ukuri sinshaka guhambura, biracyari bishyashya, sinshaka kubyogamo. Ni ukuri ndashaka kuba seriyeze, nkatereka umusatsi nkaba umuntu mukuru, ntabwo nshaka kogosha. Kandi nguma muri ibyo byose
hari igihe bigusunikira kujya kwiyogoshesha. Mumbwire, hari umuntu uri aha waba yarakoresheje ariya mavuta y'imashini akamukiza ku buryo bwihuse? Kuko bubaye atari ubwihuse nakoresha n'ubundi amavuta yanjye nsigamo, niyo nakomeza kuba ndi kurwana nayo, nkasigamo nkareba ko byacamo bikamfasha. So hari abantu rero mwabonye, nizajya mbyibuka mesaje zimwe na zimwe nzajya nzisubiza ndi mu kiganiro, kubera ko hari igihe muba mwabimbaje muri benshi ntabasha kujya inbox ngo mwese mbasubize. Abantu mwambajije product mwabonye ndi gufata, n'ubu ngubu niyo ndimo ndafata ngo igabanya ibiro, na n'ubu ntabwo ndabona uburyo bwiza kabisa buri ku murongo mvuge ngo buri munsi ndayikoresha rwose ntababeshye. Nshobora kuyikoresha mu gitondo, nk'uyu munsi wenda ku wa gatanu nkazongera kubona akanya ko kuyikoresha ku wa mbere wundi, gutyo gutyo. So ntabwo najya kuvuga rero ngo bimeze gutya na gutya, ngo nanjye ngire ubuhamya nyitangaho, biracyari mu rugendo. Ariko nkeka ko nkurikije gato cyane nabonye ko uwayikoresha neza yamukorera kabisa. So ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha, Imana ibaha abantu babakunda nk'uko munkunda, Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Muri abantu ba danje, muri abantu b'ingenzi cyane kuri njyewe.